urukundo barutanga nyine nese urukundo si ubyumva gukunda umuntu nyine ukamukunda ari wenyine nuko ameze n'ibyawe byose byose ukamuhereza niba ubundi ni mangu ni iby'iki gihe nyine ni manguhe. Reka nongere mbashimire nongere mbe kaze mwe mukomeza gukurikirana ibiganiro bya Yawe TV amanywa nijoro ndetse umunsi ku munsi ngushimire wakoze subscribe ugakora like ugakora share ndetse ukabasha gukora na comment. Weekend yanyu imezute ubu twinjiye muri weekend uyu munsi ni kwa gatanu ejo ni kwa gatandatu bugacya ariko cyumweru nshimire buri muntu wese pe udukurikirana amanywa nijoro bana mujya ku ishuri mugende mujye ku ishuri mwige twirinda n'icyorezo cya COVID-19 kugira ngo amasomo yanyu mugiye gukora azabashe kujyamo neza. Imbere yanjye ndi kumwe n'umukobwa mwiza mwana ni mwiza pe uko mubona ni mwiza yambaye inkweto yewe kadata we ikote agapantaro ka vrai ibintu byose ni noneho mubonye mu kanwa he bimeze bite? Meze neza cyane. Fresh cyane. Ufite mu kanwa Merci beaucoup. Mu kanwa hawe hasa gute? Urahazi? Ntago mazi. Ako barahambwira. Bakubwira ko hasa gute? Ko hasi umukara. Ukuvuga ngo umuntu ufite mu kanwa h'umukara mu kanwa kiwe haba hameze gute tu? Haba hameze gute? Haba hasa neza of course. Ukuvuga ngo ufite mu kanwa nk'ahimbwa. Aya imbwa hoye. Imbwa ifite mu kanwa heza kukurusha cyangwa ufite mu kanwa heza kwirusha? Oya ndayirusha uko songereranya n'imbwa. Ariko abantu benshi bageranye umuntu akavuga ati umuntu ufite mu kanwa heza nk'ahimbwa aba ari fresh. Ibyo biba birenze. Bakubwira ko ufite iminwa imeze ute? Bisanzwe tu. Nayo ni umukara. Oya. Isukwayo. Yes, mbere yuko wivuga ndagira ngo mbere yo kuvuga izina ryawe ugaragaza icyo uri cyo. Ndi umuhanzikazi iki ni icya mbere ndirimba R&B ndi n'umubyinnyi uri umubyinnyi wa gakondo w'imbyino zimeze no mbyina moderne bijyanye n'umuziki nkora. Ndagira ngo ome acapella please byakunda ababyeyi. Byakunda ku ndirimbo yanjye cyangwa ndashaka indirimbo yawe wenda iz'abandi turaza kuziririmba nyine. Okay, nta kibazo. Let me have my money ngewe nzaruguha my honey sinatumunde kura ndashaka kuma attention nyeneye aka break dance niba utabishoboye I go make bounce when I take it down to the floor nawe nshaka kamvangiro ngo pango ni pango ni pango. Pango bishatse kuvuga iki? Pango ni type yo kuririmba. Na amoko yo kuririmba nyine. Hari ukuntu turirimba bitandukanye. Hari kuririmba ushoutinga bituje bigize ute ariko no kuririmba nyine ushoutinga. Kuririmba ushoutinga uvuga cyane cyane. Uvuga cyane ikindi ufite beat dunda. Wavuze kuri umubyinnyi wenda umuntu ashobora kwibaza uyu muntu yaririmbye cyangwa yabyinnye mu zihe ndirimbo wenda nk'umuntu ushaka kukumenya byimbitse. Natangiye mbyina muri Kao Kevin Kade but ibyo birarangira ntangiye career y'umuziki n'indirimbo zanjye nyine nkajya mbyinamo. Ufite indirimbo yitwa Ni Wowe ni indirimbo imaze kumenyekana cyangwa se abantu benshi bazi iriya ndirimbo ujya kuyihimba cyangwa ujya kuyihanga wari wabanje gutekereza iki? Iryo joro wari wabonye umukunzi byari byagenze gute? Oya ni indirimbo nanditse nkiga secondaire so mu ndirimbo nagomba gusohora za mbere ziri mu Kinyarwanda niyo navuze ngo reka nkiri hanze. Umuhanzi cyangwa se abakobwa iyo mukinjira mu muziki hari ibintu byinshi uvuga izi kata nzazishobora we kugira ngo winjire muri no muziki bite whispering abantu nyine bakumve wakoresheje zeka. Icya mbere ni ukuba unique ugakora ibintu byawe niba uzi ko ufite music iri unique so ukora ibintu bidahuye n'iby'abandi. Icyo mvuze
niba uko uririmba uko actinga muri video amakoreography yose biba bigomba gutandukana n'abandi. So icyo navuga ko inspiring abantu iyo ukoze ikintu cyawe kikurimo cyangwa kiri unique biba bitandukanye n'iby'abandi. Nicyo kintu kizana abantu benshi. uvuze ngo umuntu yakora ikintu cy'unique wihariyeho ku giti cyawe, wowe noneho ni igiki uzi wihariyeho kirushije icy'abandi bahanzi b'abanyarwandakazi tuzi mu muziki nyarwanda? Nkunda kubivuga vibe yanjye n'iy'abandi biratandukanye cyane. Tugendeye ku actinga muri video, tugendeye ku vibingamo cyangwa se kuba umuntu yaktinga ukuntu ibijyanye n'indirimbo ari gukora, so ntekereza ko icyo aricyo bagenderaho mvuga ngo nicyo ntandukaniyeho n'abandi. Vibe ziratandukanye. Hari umuntu wigeze akubwira ko ujya gusa na Nina? Yarayimbwiye umwe. Ni umuntu wayimbwiye. yagendeye kugeza akubwira ngo usa na Nina? Yavugaga ko dusa nyine mu maso. Wowe ukabyumva mute? Ngiye mbona ntaho duhuriye, ntago dusa. Ari we na Nina se ukurikije uko Nina ameze nuko mvuze ubona ari ninde uri hejuru ni cyangwa kwisura ariko apana mu muziki? Kuko tugiye mu muziki Nina yaba gucapa, noneho tugendeye kuri physique nyine uko umuntu ababona, uramurusha arakurusha? Naho duhuriye yawe na gato ndamurusha appearance, ndamurusha kuri. Ni ukuvuga ngo uri icyuki kumurusha cyane, uranatwiga byose. Umuziki nyarwanda abakobwa mumaze kugera ku rundi rwego se cyangwa umuziki nyarwanda, ariko muri no minsi umuziki w'abari n'abategarugori uri gusubira inyuma. Abandi bajama bato ba Kevin Kade n'abandi benshi cyane barimo barazamuka. Abakobwa ubona ari mpamvu ituma basubira inyuma? navuga ko ari ikida. Icyambere iyo ugiye nka muri music iwanyu batabyumva cyangwa se nta muntu ugushyigikiye, niyo mbogamizi ya mbere. Iya kabiri utekereza gukora amafaranga, ugatekereza niba ujya gutanga ibyo bya ruswa n'ibiki byose bikazamo kugira ngo ubashe kugera aho ushaka kugera. Ariko hari n'igihe byanga ukavuga ngo rero ibintu sinabikora reka mbyihorere, noneho uka backsliding gutyo nyine bikaza. Ubona ababyeyi bacu cyangwa se ababyeyi banyu nk'abari n'abategarugori mu bakobwa muri mu muziki afata gute iyo winjiye mu muziki nyarwanda, cyangwa none uri kamera kuri wowe ujya mu muziki? Ababyeyi bawe babifashe gute babona video yawe ya mbere wenda urimo uri kubyina mu ndirimbo kawo? Icyambere papa niwe manager wanjye, iki ni icyambere. So barabyumva cause it's something nahereye kera mvuga ngo ngomba gukora n'ibiki. So byageze aho nyine bumva ko ngomba kugenda nkabisohora hanze ibyo mfite byose. Papa wawe niwe manager wawe? Yego. Niwe uguha ibiceri, niwe uguha ibintu byose? Byose. Wenda wagize amahirwe yo gucika abandi ba manager batari nta kintu na kimwe muhuriyeho, papa wawe ari uko managinga abandi bakobwa bagenzi bawe, wumvishe bavuga iki ku ba manager abandi bafite hanze, abo wabashije kuganira nabo? Bavuga ko abo manager babo batamarana igihe, so ntago bamarana igihe bitewe n'ibyo umuntu aba ashaka cyangwa se uko mwumvikana uko muri babiri ko umuziki wanyu watera imbere. Niba nyine hazi iyo misunderstanding bivuga gutyo ntago mumarana igihe, muratandukana, niyo maherezo n'ubundi. Wenda reka tube dutandukiriye, tube tuvuye mu muziki gatonya noneho twinjire ku buzima bwawe muri rusange, ubuzima bwawe busanzwe. Wenda kuntu wambaye inkweto zijya gusa zisa n'ikote wambaye ingofero isa n'ipantaro wambaye, ntago ndi cyo wambaye imbere nimba gisa nuko umusatsi wawe usa. Ko wahisemo ino style, ukunda style ubundi imeze wowe kugaragara? Biterwa na climate hari, bigaterwa naho ngiye, nambara bitewe naho ngiye na klima ihari. So urabona turakonje n'ibiki, nambaye nyine nk'ukuntu hameze. Iyo hashyushye wambara ubushyuhe? Nuko iyo hashyushye nawe ujya muri mode y'ubushyuhe? Cyane ukavuga ati nawe ndashyushye cyane. Uyu mwaka veni
hajemo ubushyuhe bwinshi. Ubushyuhe bwagutunguye muri uyu mwaka ni ubuhe ku bakobwa? Ni iki cyagutunguye muri uno mwaka ukavuga ati iki kintu cyari gikabije? ubushyuhe gute? Nawe urabwumva? na byinshi ntabyo mba nzi, ariko uyu mwaka habayemo ibintu byinshi cyane. Corona icyo ni icya mbere, abapfuye b'ibyamamare bari benshi, so urumva byabaye ibintu byinshi muri uyu mwaka. Uyu mwaka kuri wowe wumvaga ko uzaba umeze ute? Inzozi z'uyu mwaka ubundi bakivuga wumvaga ko uyu mwaka ari umwaka bwoko ki, ari umwaka uteye ute? Wumvaga ari umwaka uzaba umeze ute kwa utandukanye n'ihe myaka? Numvaga akenshi kuko bavugaga ko 2020 izaba ari umwaka mwiza w'iterambere, iterambere rya buri kimwe cyose, even no mu muziki. So nexpectingaga ibintu byinshi cyane, nexpectingaga ko nzakora ibintu byinshi mo amaproje menshi ariko ntabwo byashobotse kubera iki cyorezo. Ese uvuga indimi zingahe? Mvuga 3. Ikihe n'ikihe? Mvuga Ikinyarwanda, English na France. Niyo mpamvu numvagamo utuntu proje. Abantu muri comment ndabizi nabo bumvisha ako kantu proje, nuko ni proje ni proje. Proje. Aha. Reka twikomereze uyu mwaka abahanzi nyarwanda se cyangwa reka tuve ku bahanzi. Imbuga nkoranyambaga zarakoze byahatari, zirakora hagaragaramo ibintu byinshi. Ubona ari iki cyahindutse ku mbuga nkoranyambaga muri rusange? Ni igiki? Instagram, YouTube, TikTok, Twitter, ni igiki ubona cyahindutse? Noneho ni igiki cyafectinze ku bakobwa? Social media ku bakobwa natekereza ko tigeze iba nziza, kuko abenshi bari expressingaga like ukajya live wambaye ubusa, ibintu nk'ibyo, ukumva ukwica CV yawe. So ntabwo cyabaye ikintu cyiza, cause kwi-expose mu bantu ntabwo byakwerekana ko ari bwo ubaye umustar cyangwa se ari bwo ukoze ikindi kintu gitangaje. So ntabwo byabaye byiza, especially ku bakobwa. Nk'urugero nko wavuga ngo uyu muntu ntabwo byigeze bimubera byiza, ukurikirana imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, wenda reka tujye kuri Instagram kuko niyo imaze gufata urundi rwego mu Rwanda. Ninde muntu uvuga ngo uyu muntu Instagram ntiyamubereye umwana mwiza, cyangwa nawe ubwe ntiyibereye umwana mwiza? Hari abakobwa mperuka kubona barafunze kubera kujya live bambaye ubusa kuri Instagram. So ndatekereza ko bitigeze bibahira cyangwa se bitigeze biba byiza. Umuhanzikazi Sunny ni umuhanzi, nawe ukaba umuhanzi. Ni benshi twagiye tubona ba Knowless, ba Young Grace, ni benshi ba Pasi, ba Cassandra. Abantu nk'abo ngabo ntabwo bigeze byibura bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane nk'uko Sunny akoresha imbuga nkoranyambaga. Sunny kuri wowe nk'umuhanzikazi umufata nk'iki kuri wowe? Sunny yakubera icyitegererezo? No, ntabwo yakimbera, cause ntekereza ko buri muntu wese afite ubuzima bwe, ibyo yaciyemo, icyo ashaka. So kuba apart ya role model wanjye byose byashoboka. Kubera iki atakubera role model wawe kandi nawe ari umuhanzi? Ibyo aririmba ntabwo byumva neza? Aririmba neza, and then ikindi aranyotewe n'umuziki, ashaka kuwukora, but still ari kuwukorera ahantu hatari comfortable. Ibintu akora, video akora ntago zibereye kuba yazakorerwa mu Rwanda, ngo ugende publishing hanze cyangwa se ibiki. Abikorera mu Rwanda kandi ibyo ntibibaho gukora biriya bintu mu Rwanda. So ajya akora ibintu bijyanye n'ahari igihugu arimo, nk'ibyo ntazabizane mu Rwanda. Kandi byaraje. Ikibazo ariko nshaka kukubaza, wenda ngize amahirwe turaganiriye, ndagira ngo unsobanurire ikintu bita umuco. Mbone kukubaza ikibazo ngiye kukubaza. Umuco ni first of all ukunda igihugu, ubumwari. Umwari, ijambo umwari, twese dukunda igihugu wakabyarawe. None ijambo umwari uryumva ute muri wowe, uryakira gute kuvuga ngo umwari ajyanye n'umuco, ahuriye he n'umuco?
Umwari ajyanye n'umuco cyane ko kera nyine ari we witaga ku rugo, agakora amasuku, akarera abana, ibintu nk'ibyo nyine akaba ari umukobwa wo mu rugo nyine. Nibyo navuga. umuco noneho niho nshaka gusobanura kuko muri no minsi abahanzi nyarwanda nawe urimo mwese mwiharaje kuririmba ibintu by'ibishego, ibintu birimo ubushyuhe, ibintu birimo ibintu nk'ibyo ngibyo nyine tu ubushyuhe nene, wenda simvuze ubushyuhe wenda kuko ariyo ndirimbo ihari cyangwa n'izindi ndirimbo. Kubera iki Stan uravuze ati biriya birekere hariya, ba Bruce Melody nabo bimuke bagende? Oya ntiyimuke kuko I know guys bari gukorera money, ariko still hari usubira inyuma ukavuga ngo kuko n'ubu yarabihinduye, niba yaragiye muri gakondo kandi yarari mu bishego, so uri kumva ko yahinduye ariko still yakoreye amafaranga. So ikintu navuga ku bishegu ya ni bibi, ariko ku muntu ubishoboye bikamuhira Ni byiza. Nawe urumva ufite intego yo kuririmba ibishego? oya njyewe ntayo mfite pe. Ufite intego yo kuririmba iki? None se nimba abandi baririmba ibishego bakabona ibiceri, wowe uririmba tu kwishimisha gusa? Ntabwo ari ukwishimisha, hari ukuntu umuntu yakora music ye itagiye mu bishego kandi ikakubyarira ikindi kintu cyiza, cyangwa igacenginga your life. Wenda reka tureke ibyo by'ibishego. Ubu ngubu aka kanya uhisemo kuba umuhanzi w'icyamamare cyangwa mu bahanzi bazwi ku isi muri rusange, wahitamo uhe muhanzi? Wowe n'ubundi wihisemo kuko uraririmba, wahitamo uhe muhanzi ukavuga ngo njye naba uyu muhanzi mu Rwanda? Mu Rwanda umukobwa umuhungu? Umukobwa, kuko umuhungu ntiwaririmba nk'umuhungu n'ubundi byanze bikunze. Rero ntabwo njye ni comparinga ku bahanzikazi b'abanyarwanda ngo mvuge ngo naba nk'uyu. Kuvuga ngo bose urabapinga? Ntabwo mbapinga, ariko batandukanye nanjye cyane. Dukora ibintu bitandukanye, dukora umuziki umwe ariko icyo dushaka kiratandukanye, kandi injyana, vibe byose biratandukanye. So nta muntu navuga ngo yambera role model ngo nshaka kubaho. No. Mu bajama? Mu bahungu Meddy ya. Meddy niyo wumva waba nkawe? Kubera iki? Ndagira ngo nsobanura ku kantu nk'iminota nk'ibiri, umbwire impamvu waba nka Meddy twumve kuko nimba ibyo bintu no muri comment bazabikubwira bumve kuko nimba uko bisobanuye bihura. Meddy akunda ibyo akora, iki ni icya mbere. Icya kabiri arabyina, kandi ubundi ukora umuziki utazi kubyina cyangwa se utazi gufilinga the song yawe, iyo music irabiha cyane. So ikindi ntago ajya acika intege, akomeza kujya forward imbere. So nkurikije aho yavuye n'aho ageze ubu, ni intambwe ikomeye cyane ku buryo buri wese n'umuhanzi ubwe yamufatiraho icyitegererezo. Mu babloga mu Rwanda bakorera ku mbuga nkoranyambaga usimo bande kwanza? Dekate. Ishumi yawe? Oya ntabwo ari ishumi yanjye, ariko ndamuzi. Uramuzi mbone nkubone? Oya ntabwo muzi kuri Instagram no kuri social media n'ubundi. Umufata nk'iki? Sinzi uko ameze. Sinjya menya uko ameze, ariko ubona ari umuntu nyine udukuru twose aba dufite. Urifuza ko azaguta hanze? Hanze ku kisi kereka ari ikintu gishinga, ko kidashinga ntacyo yaba avuga. None uravuze ko ibintu byose avuga ntabwo bishinga? Hari nk'inkuru nyine ashyiraho, cyangwa se ari nk'inkuru yagushyiriraho ugasanga aragusebeje cyangwa se akoze ikindi kintu kikwangiriza your things, ariko nk'iyo yamamaje wenda nk'indirimbo yawe, ibyo biba byumvikana kandi ari na byiza. Buri muntu mu bwana bwe aba afite biography yiwe. Ubwana bwawe ikintu uvuga ati iki kintu yagikoze nanjye nyitekereje kiransetsa nk'icyamamare, buri muntu wese afite ibintu tu. Biography yanjye, ndi umwana wa kabiri mu rugo. So icyo nzi ni uko narwanaga na murumuna wanjye.
murumuna wawe niwe mwarwanaga cyane? dukurikirana. unywa inzoga? Ntabwo unywa inzoga? No, ntazo. unywa itabi? Ntaryo. ibyo byose ni igiti wumva uramutse ugiye nko kunywa nk'inzoga cyangwa bagwitishijemo hagati y'inzoga n'itabi, uba wumva ari nk'igiki wumva wawe? Ni nk'igiki watekereza kunywa wenda bakabagwitishijemo, hari inzoga hari n'itabi, wanywa itabi wanywa inzoga? aho kugira ngo unywe itabi nanywa inzoga. wanywa inzoga? wumva nyine umuntu anywa inzoga ubona ari mu kandi ari mu yindi si. wenda tugana ku musozo w'ikiganiro dukoranye, intego y'umuziki wawe ni iyihe? ko abakobwa akenshi muza mu muziki mugahita musubira inyuma, mugahita mwongera mugahita mugenda, wowe noneho icyo uzanye gishyashya ni ikihe ku buryo umuntu avuga ati uyu mukobwa nzamukurikirana paka? Music yanjye ifite foundation ikomeye, so na management yayo irakomeye. Ntago mvuga ngo ndateganya kugeraho numva nabireka kandi narabitangiye. So niba ufite abantu bagupushinga cyangwa se abantu bagupushinga gukora icyo kintu, byabyo byose ntagucika intege, urakomeza ukagenda forward, ukabaha nabo ibyo abafana bashaka, nabo bagufasha ukabereka ko batari gukorera ubusa, nyine ibintu byawe bigakomera. Icyo navuga, intego ni uku umuziki wanjye ugomba kurenga u Rwanda ukagera hanze. hasi ugira boyfriend wiki? abandi bagira ba boyfriend wiki? Aya nawe ngira. ariko mba mfite ikibazo kandi ngira ngo n'abandi bantu badukurikiranye icyo kibazo si njye nyine mba nyifite. Abajama mukoresha mu ndirimbo, hari ukoresha yambaye igituza gusa, umukoraho nyine umubiri wose, kandi urabizi ko amazi n'umuriro ntago bibana, sibyo? ntago bikominikana. biriya bintu mukorera abajama cyangwa nawe ubwawe wikorera, nta kibazo kiba kirimo? Nta na kimwe, aba ari akazi. uba waje kwakitinga abari mu kazi, nanjye mba ndi mu kazi, so tuba duhuye kugira ngo dukore ikintu twese kiduteza imbere, so nta kindi kiba kirenze icyo. ese buriya ntabwo ushobora nko gukoresha boyfriend wawe nko mu ndirimbo? Oya, ntago yajyamo. kubera iki? kubera ko ese hari kuba ufite boyfriend wenda utabikora cyangwa se utanabikunda, so ntago wamuzanamo se ngo amare iki? abaye abikunda se? Ngewe nzi ko abikunda, nabishoboye koko mbibona, kandi abishoboye ku rwego ngiye nshaka, namukoresha. ukavuga ati ndakuzanye, noneho wenda uriya we kaba ari akazi abarimo, yambara agatuza akajya hariya tu boyfriend wawe urumva umuzanye mu ndirimbo mwagenda gutyo gusa? nawe ari gukorera amafaranga. ese wamwishyura? Oya, we ntago namwishyura, ari boyfriend wanjye. ese kuki abakobwa mukunda guhabwa nimukunda gutanga? dutanga iki? tuba dutanga iki? we niba warafashe responsibility zo kuvuga ngo I will take care of you, nzagutekinga care yawe n'ibiki ukeneye byose bimenye, nese ngiye ushaka ko nkuha iki? ikuguhaye nawe uramu? Ngiye nkuha urukundo, nta kindi naguha. ese ubundi urukundo barutanga ruta? ariko iyo umuntu umubwiye ngo mi ibiceri ngo nawe ndaguha urukundo barutanga ruta? nyine nese urukundo si ubyumva, gukunda umuntu nyine ukamukunda ari wenyine nuko ameze n'ibyawe byose, byose ukamuhereza. niba ubundi ni mangu ni iby'iki gihe nyine, ni manguhe. nuraguha nawe ukamuha? biterwa n'icyo utanga. Ariko ese ubundi boyfriend wawe ni igiki umuha ukavuga ati umujama ndamuhaye? muha urukundo nyine, affection, care, ni ibigize birenze ibyo, nta bindi. hari ikibazo mfite, ukavuga ngo boyfriend wawe yiyemeje nyine kugukunda, sibyo? ngo ibintu byose yagute, kuki umukobwa we wumva ko uwo muhungu mukundana udashobora kumuha ikintu icyo ari cyo cyose akeneye? ibyo byose mujya gufata uwo mwanzuro yo kuba boyfriends n'aba girlfriends, mufite ibyo mwumvikanye, ukambwanga iki rero nzagikora, iki sinzagikora, gutyo gutyo. niba umwemeye ukamwemera uko ameze, nawe niba akwemeye akakwemera uko ameze, kandi ibyo bananira mwese mugacaho da.
oya jewe wenda uravuze ati mubyumvikana wowe nka boyfriend wawe wenda n'udukurikiye wenda muri aba ngaba hari ushobora kuvuga ati uyu mukobwa namukunze wowe wundi nka boyfriend wawe kondisiyo agomba kuza afite niziye cyangwa yujuje ubundi niziye kuvuga ati nizi ngizi uyu nguyu yazujuje nawe ndamwemera. icya mbere aba ari umuntu wakira unyakira, aba ari umuntu nyine unyakira uko ndi. So niba ndi umuhanzikazi agomba kwakira ibintu byose bizava mu muziki, nakoresha undi muhungu namukorera iki byose akabyakira. Ikindi abanyumva cyane, atari wa muhungu ufunga umutwe ngo yumve ngo decision afashe niyo ngo njye nta kintu nakongeraho. akamenya ko buri kwezi agomba kugusohorera indirimbo cyane. ariko bitege nawe uzamwishyurira inzu umwaka wose. nasi nibyo nakubwiye, umukorera iki nawe akawukorera ikindi gutyo. hasi wakwishyura umujamiti mwishyurira iki se? nisi ko uba wumva yakwishyurira. aba agomba kunyishyurira, nasi warabyemeye aba yarabyemeye ukagira ngo n'ubundi biri bube, ariko hari n'igihe bitaba ukavuga ati se uyu ko yansezeranyije ibi akaba atabikoze bigenze ute? ariko abahanzi ntabwo mugira akaguru kaguma hamwe. uba uguma hamwe se ujyayo, uba ugomba gushakisha ahantu hose. ntabwo waguma ahantu hamwe. ni ukuvuga ngo buri mujama wose abona nyine pfa kuba uvuga ati uno mujama ashobora konsora indirimbo nk'eshanu mu kwezi, aho niho wigira. njye ntabwo nkurikira umuntu kuko ngo aransora indirimbo nk'amafaranga ngo iki. iyo nagukunze mba nagukunze, kandi iyo nakwanze uraheba. ese nk'ikintu uvuga ati iki kintu nagihaye umuhungu nawe numva ndamuhaye ni igiki? ntacyo pe. nta na kimwe ndabikubwiye bitabikuraka. oyi ntacyo isura natanze ngo ndatanze. ndagira ngo usobanurire ijambo gukura. bishatse kuvuga iki? gukura nyine ni kujyana wenda n'umuhungu mwasohotse ukaka ibintu byose ukeneye byose, either mwasohotse muri resitora, either mwagiye gushopinga, byose ukabimukuraho agasigara kuri carte nta kintu kiriho. ukavuga ati ibyo ndabiranduye. ukavuga ati ntako ntagize. ariko se ubwo wumva ubwo buzima inshuro byibura umaze kuvuga ati aba bajama ndabakuye, wenda reka tubifate gutya, nujya wenda tuvuze ngo ijuru buri mukobwa azajya mu ijuru rihwanye n'abasore yakuye n'ibyo yabakuye, wumva iryo juru ryaba rimeze rite? koko mana iryo juru si risengeye pe. uvuze iryo juru nyine sinzi umaze kubikora kangahe? ntabwo nigeze mbikora. ntabwo ndabikora koze ntabwo nari natangiye gukunda kudetinga n'abantu banduta, cyangwa se mvuga ngo afite umu boyfriend afite imodoka iki n'ibiki. so njye mfite abashuti babikora, ariko njye ntabwo njye mbikora. wenda nk'umushuti wawe uvuga ati uyu mushuti wanjye ndamutinya, iyo mbonye ibintu akorera abajama amaze nko kubikora nk'inshuro zimwe n'igiki yakuka ukavuga ati umuntu arakabije. umuntu arakabije nk'ibyo byo gukura nyine. hari umuntu ukura ukagira ngo neza afite isoko. isoko abikuramo ukavuga ati umuntu nagaba. afite isoko yabyo pe. kuki ababebe mukunda imodoka? ubu se nawe ntiwayanga, nawe uri umukobwa ntiwayanga. se umuhungu ufite imodoka aba atandukanye n'umuhungu utayifite. ndagira ngo umakukana abo bantu baba bafite urukundo rumeze kimwe. abo bantu baba batandukanye kuri kuko ntabwo ngiye wazaza kunsohokana ngo tujye kuri date none nzi ntware kuri moto cyangwa ngiye gutega bus. ugomba kuza kumfata mu modoka. kuki se utajya kumufata? nese ko ari umuhungu usohokana umukobwa n'umukobwa, umuhungu asohokana umukobwa, apana umukobwa gusohokana umuhungu. so uba ufite kuzana imodoka ukanjyana tugasangira nkataha, apana ngiye ngo nkujyane. si ibyo bibaho. ngiye kumera nk'aba bakobwa basigaye baterera ivi abakobwa, ntibibaho. umukobwa kuri ubu uteye ubwoba.
aya niko bimeze ariko ubwo ni ubujura rusange ubwo ni ubujura bukoresheje imodoka bwite. ni ukuvuga ngo uravuze ngo ni nka baba baby baterera abajama ivi, we ntabwo ushobora guterera umujama ivi ngo uritere. Sinshobora niyo waba usa nka Yesu. Ushobora gukora iki? Gutera ivi. Ubwo se waba usute ku buryo nguterera ivi njyewe? Yego ko. Oya ntibibaho. Ese ko we baguterera? We ko bazari guterera. Ni obligation aba afite ariko niba ashaka ko tubana ari interera. Nasi njye najya gutera ivi ndi umuhungu. None si ivi niryo rigaragaza urukundo. Kandi ibyo bakora kugira ngo mubane cyangwa se ikibyo uwo muhango uraba. So iyo ubaye ntago njyewe niba uzaza kunsaba mu rugo, ngiye gupfukama ngo ndashyira impeta hariya ngo wa mukobwa urandijije, ntabwo abantu bari kundeba ariko urandijije. Uravuze ati ntabwo ushobora niyo yaba asa na Yesu. Umaze kujya nko mu mazu angahe? Amazu yahe y'abajama? nta nimwe ndajyamo, mba mu ya papa gusa. Ushobora gufata idarapo ry'igihugu ukavuga ngo nta nzu n'imwe urinjiramo? Inzu y'umujama? Hoya ntago ngo njye gusura umuhungu muri ghetto. Ushobora never, ntago ibyo nyambikora iyo tudahuye. Ni ukuvuga ngo ntujya muri ghetto, ujya muri hoteli. Hoya ntago ari hoteli. Iyo tudahurira muri cafeteria cyangwa restaurant ngo tuganire ibintu birangire, sha urampeba. Kandi iyo nkubwiye nawe nkasanga ngo ntubyumva ngo ushaka ko nza kugusura, biba bipfuye. Ubwo ntago uri type yanjye. Babarira wenda iki kibazo singiye kukikubaza kuko ari ibindi, ngiye kukikubaza n'abantu ntibumve ko ari ibishego cyangwa uburayi. Ufite imyaka ingahe? Mfite 20 ans. Ufite imyaka 20. Ntabwo uraryamana n'umuhungu n'umunsi n'umwe? Sha habe. Dore isugi kuri kamera za yawe TV, iyi ni isugi. Nzanye isugi dore ngiyi, muri comment zanyu muraza kubimbwira, sibyo? Nta kibazo, kandi ndagushimiye ku kiganiro cyiza tugiranye pe, wasugiwe nziza. Sha urakoze, nishimiye ko mwanumiye nanjye. Ni iby'agaciro. Platform zawe kugira ngo n'abagukurikirana bavuga ati uyu mukobwa bajye bagufollowinga, banakore subscribe kuri channel yawe, babwire platform zawe ndi twimanukiye. Instagram nitwa Juru agakato official, Facebook nitwa Juru Niki, YouTube yanjye ni Juru gusa, and then Twitter naho ni Juru. Akwakuyemo ingofero kugira ngo se wowe mbabarira ukuremo ingofero? Ntago byashoboka. Ufite uruhara? Oya. Tumusatsi nta ruhara mfite. Kandi izo platform zawe ndagusabira abanyarwanda muri rusange pe bagukurikirane kandi bagushyigikire. Indirimbo ufite nizingahe umaze gushyira hanze unanaririmbeho ubundi dusoze? Mfite indirimbo ebyiri ziri hanze. Ziri hanze, ya mbere yitwa Ni Wowe, ya kabiri yitwa Pango. Pango akaba ari nayo iri gutrendinga cyangwa navuga ngo iri hit, so bayirebe kuri YouTube, basubscribing byose. Ndirimbaho kuri Ni Wowe ubundi twigendere. Niba atari wowe nta wundi nkeneye, kuko ibyo unkorera nta wundi wabikora. Niba atari wowe, oya sinzakunda, kuko nta wundi nabona wankunda nkawe. Nimudakora subscribe nta wundi wankunda nkamwe. Iyi ni Yawe TV pe, ndabashimira kandi Imana ibahe umugisha. Mugire weekend nziza. Peace and love.